Muraho neza, tugiye kuganira ku mpamvu zishobora gutuma umukobwa cyangwa se umugore asama igihe akoze imibonano mpuzabitsina kandi ari mu mihango. Abantu bamwe usanga bavuga ko bidashoboka, abandi nabo bati birashoboka, abandi bo ntibabyumve neza kubera amakuru atuzuye cyangwa impuha bumva mu buzima bwa buri munsi. Nyamara mu by'ukuri ubuzima bw'imyororokere bw'igitsina gore ni ibintu bigaragaramo itandukaniro rinini bitewe n'imiterere y'umubiri, imisemburo, imihindagurikire y'ukwezi ku kwezi ndetse n'igihe intanga z'umugabo zimara mu mubiri w'umugore. Ibi byose bihurizwa hamwe bigatuma hari igihe gutekereza ngo ntabwo bishoboka gusa muri mu mihango biba ari ukwibeshya cyangwa kutamenya neza uko umubiri ukora. Kurikirana ikiganiro cyose ntucikwe kuko tuza kuvuga ku mpamvu zitandukanye utatekerezaga zatuma usama kandi uri mu mihango. Ikindi nanone ni ingenzi ko buri wese amenya amakuru yizewe kuko bidufasha gufata imyanzuro myiza mu buzima bw'imyororokere, haba mu bashaka kuboneza urubyaro, ku bifuza gusama cyangwa se ku bafite amatsiko yo kumenya neza uko imibiri yacu ikora. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Reka tuganire ku mpamvu 10 zishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore asama igihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ari mu mihango. Umukobwa cyangwa umugore ashobora gusama nubwo yaba ari mu mihango, gusa benshi babyita igihe kidashoboka cyo gusama, ariko siko biri. Impamvu ya mbere ni ovirasiyo y'imburagihe. Hari abakobwa cyangwa abagore batangira kujya muri ovirasiyo cyangwa se uburumbuke hakiri kare ku buryo intanga zishobora gusohoka mu minsi ya nyuma y'imihango, maze wakora sexe ugahita usama nawe ukayoberwa ibibaye. Impamvu ya kabiri ni uko sperme zimara igihe kirekire zitarapfa. Sperme zishobora kumara kuva ku minsi 3 kugera ku minsi 5 mu myanya y'igitsina y'umugore, bityo n'iyo imibonano yabaye mu mihango intangangabo zirahaguma zigategereza ovirasiyo igihe izabera, maze intanga y'umukobwa cyangwa se umugore yarekurwa igasanga yari itegererejwe n'intangangabo hanze, maze umukobwa cyangwa umugore agasama uwo munsi atakoze n'imibonano mpuzabitsina aheruka kuyikora wa munsi yari ari mu mihango. Impamvu ya gatatu ni igihe umukobwa cyangwa umugore agira imihango idahoraho. Iyo cycle itandukanye buri kwezi biragora kumenya igihe cya ovirasiyo, bikongera amahirwe yo gusama mu gihe cy'imihango. Naho impamvu ya 4 ni igihe umukobwa cyangwa umugore afite imihango igaragara ko ariyo ariko atari imihango nyakuri. Hari igihe amaraso aza akagaragara nk'aho wagira ngo ni imihango ariko atariyo. Umukobwa cyangwa umugore ashobora kuba ari mu gihe gishoboka cyo gutererwamo inda, hakaza amaraso ariko wowe ukibeshya ko ari imihango, maze warangira ugakora sexe, icyo gihe ugahita usama. Impamvu ya 5 ni igihe ovirasiyo cyangwa se uburumbuke bubaye inshuro 2 mu kwezi. Hari abakobwa cyangwa abagore basohora intanga 2 mu bihe bitandukanye, bityo igihe kimwe gishobora kugera mu minsi y'imihango, ikindi kikaba nyuma y'imihango ho gatoya. Iki gihe amajya 2 ariyo ntanga z'umugore cyangwa se umukobwa aba yarekuwe mu kwezi kumwe, ashobora kuba yarekurwa icyarimwe cyangwa se akarekurwa mu bihe bitandukanye hafi na hafi nko mu minsi itandukanye ariko mu kwezi kumwe. Abo ni bamwe bagira imisemburo ihindagurikaho gato ugereranyije n'abandi. Ibimenyetso bizakwereka yuko ugira ovirasiyo 2 mu kwezi, uretse ko hari igihe byose bitagaragarira icyarimwe, ni uko ushobora kugira ububabare bwo mu nda yo hasi bukagaruka inshuro 2 mu kwezi. Ikindi kandi amazi yo mu gitsina ashobora kwiyongera cyangwa akaza asa n'umweru w'igi inshuro 2 mu kwezi. Nanone kandi guhinduka kw'amarangamutima nabyo bishobora kubaho inshuro 2 mu kwezi. Irari ryo gukora imibonano mpuzabitsina rishobora kwiyongera inshuro 2 mu kwezi. Igihe cy'imihango gishobora kuba kigufi cyangwa kigahindagurika. Ibi ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo mu gihe biri kukubaho, ariko akenshi nibyo byongera amahirwe yo gusama abana b'impanga, gusa siho aya mahirwe aturuka gusa. Impamvu ya 6
ni imihango migufi. Niba sikiri ifite iminsi 21 cyangwa munsi yayo, ovirasiyo ishobora kuba mu minsi mike nyuma y'imihango, siperime yari yahinjiye mu gihe cy'imihango ikahaguma kuko iminsi yo kugira ngo ipfe itaragera, maze ugahita usama. Naho impamvu ya 7 ni hormone zitajyanye, aricyo bita imbalance hormonale. Ihinduka ry'imisemburo rishobora gutuma ovirasiyo iba igihe kitari gisanzwe, maze ugahita usama kandi uri mu mihango. Impamvu ya 8 yo ni mu gihe hari utubuyenge tw'amaraso mu gihe cya ovirasiyo twitiranijwe n'imihango. Mu gihe cyo gusohoka kw'intanga hari amaraso make asohoka kuri bamwe, aribyo byitwa spotting ovulatoire, bigafatwa nk'imihango, maze ukirara ukagira ngo uprofise iminsi myiza utasamamo, maze ugahita direct usama. Impamvu ya 9 ni uguhagarika cyangwa se gutangira imiti ibuza uburumbuke kubaho, cyangwa se ariyo yitwa contraceptive. Guhagarika ibinini bibuza gusama cyangwa guhindura imiti y'imisemburo bishobora gutuma haza amaraso ukayitiranya n'imihango, maze ukikorera sexe kandi ovirasiyo yahise ihinduka kubera iyo misemburo yahagaze, bigatuma uhita usama. Naho impamvu ya 10 ni ubwoko bw'abakobwa n'abagore bagira ovirasiyo nta bimenyetso. Umukobwa cyangwa umugore ashobora kugira ovirasiyo ntabimenye kuko nta kimenyetso kigaragara, bityo imibonano yo mu mihango igatuma aterwa inda. Gusa muri mu mihango ntibikunze kubaho kuri benshi, ariko birashoboka gusama mu gihe uri mu mihango bitewe n'ihindagurika ry'imisemburo, sperme zimara igihe kirekire, cyangwa se ovirasiyo ibaho mu bihe bitunguranye. Kugira amakuru ku gihe cyawe cy'ukwezi, iminsi cyiza n'uko gihindagurika ni intambwe ya mbere yo kumva neza igihe ushobora cyangwa utashobora gusama. Ugomba kandi kwitwararika ku myanzuro y'imibonano mpuzabitsina niba utateganya gusama, kandi ntugashingire ku mihango gusa nk'uburyo bwo kwirinda. Nubwo abantu babyibeshyaho, iminsi y'imihango si garanti y'uko umuntu atasama. Ikindi kandi umuganga w'inzobere mu buzima bw'imyororokere ashobora kugufasha kumenya sikire yawe neza, ukajya umenya uko witwara. Ntukibagirwe kandi gusangira amakuru n'uwo mubana cyangwa se umukunzi wawe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko bibafasha kugira umutekano, kumvikana no gufata imyanzuro ihamye. Abakiri bato namwe mujye mushaka amakuru akwiye mu cyumba cy'urubyiruko kiba mu mavuriro abegereye cyangwa se mu bigo by'urubyiruko aribyo bya maison de jeunes biba mu turere dutandukanye. Cyangwa se ngo uhabwe amakuru y'ibinyoma kuroha mu bihombo biguhombya ubuto bwawe cyangwa iterambere ryawe cyangwa se iry'umuryango mugari. Turahari ku bwanyu. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.